igihe cy'ibinshuti bavandimwe ndetse umunyabwenge akwiriye gutekereza. reka nongere nkwakire umuvandimwe ukurikiye ikiganiro umugoroba wa nyuma w'isi, aho tugenda tureba ibintu byinshi bigenda bisohora. tugeze mu gihe kibi kandi buri muntu wese agomba kuba maso, agatekereza uko abanye n'Imana ye kugira ngo inkomyi zose ziri imbere ye azivaneho. reka nkwibutse ko umukristo ntabwo ari umusivili. umukristo ni umusirikare kandi agomba guhagarara ashikamye kugira ngo azageze abandi azabagezeho ubutumwa kugira ngo tubashe kugarurira Yesu Kristo abantu benshi. reka rero ngusabe kugira ngo ntucike intege, ahubwo ukomere. tugeze mu minsi ikomeye cyane aho buri muntu wese agomba kurinda izamu rye. reka nkwinginge mwene data kugira ngo urusheho kuba maso. reka ubwo abantu benshi barushaho kugenda basubira inyuma, twe duhagarare dushikamye. reka dusenge mbere yuko dutangira iki kiganiro. Uwiteka Mwami Imana, reka tugushimire ko tugihumeka umwuka wazima. tugushimiye amahirwe wongeye kuduha muri uyu mwaka wa 2025. wagiye uturinda impanuka, waturinze ibintu byinshi. ahari wari uzi ko muri uyu mwaka tugomba gukora umurimo nk'uyu. turakwingize kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe gukora tugifite imbaraga, uduhe gukora tugifite umwanya, uduhe gukora tugifite uburyo, kuko igihe kigiye kugera ubwo tutazaba dufite aya mahirwe. reka rero dusabire na buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro ndetse n'uzakikurikira kugira ngo arusheho kuba maso. dukangure kandi tweze, udutunganye, uduhe guhagarara nk'abasirikare bawe mu izina rya Yesu. nongeye kugushimira mwene data udahwema kudukurikira muri iki kiganiro. tugeze mu minsi ikomeye aho buri muntu wese agomba kurinda izamu rye, kandi tugeze mu minsi aho abantu benshi barushaho kugenda basinzira. ndakwinginze kugira ngo ube maso. uyu munsi tugiye kubanza dusome nk'uko bisanzwe mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 17. haravuga ngo, itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. iyi ni iminsi aho buri muntu wese agomba gucunga izamu rye. Satani yahagurukiye imiryango, abantu ntabwo bagihuza. ni ukugira ngo atubuze imyiteguro dukeneye muri iyi minsi ya nyuma. mbese iyo urebye ubuzima bwawe bw'iby'umwuka uhagaze ute mwene data? mbese ijambo ry'Imana uracyarigikoza? mbese usenga ushyizeho imbaraga? reka ngusabe kugira ngo ubwo tugenda tureba ibimenyetso by'imperuka, tureke kubireba gusa nk'ibimenyetso, ahubwo ibimenyetso bibereho kugira ngo twitegure. kandi Yesu yemeye ko we nanjye twinjira muri uyu mwaka wa 2025, umwaka ushobora kubamo ibintu byinshi bitandukanye bizacogoza kwizera kw'abantu bitewe n'uko bizakora ku buzima bw'abantu, by'umwihariko bigakora ku ifaranga ry'abantu. ndakwinginze kugira ngo ureke kwishingikiriza ku ifaranga, ahubwo wishingikiriza kuri Yesu. reka rero mbibutse ko ubushize twarebye igice cya 7 cy'umugoroba wa nyuma w'iyi si. ngira ngo twagiye tubona ibintu bitandukanye. twahereye hafi cyane uburyo uyu murongo wa 17 havuga ngo, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda aho bizahera. twagiye tubona ko ntabwo ari wowe, nta muntu uzaza ngo akubuze kujya gucuruza cyangwa se kugura, ahubwo sisiteme izashyirwaho n'izatuma ufata uruhande ugomba kujyamo. niba uzakurikira inyungu z'isi cyangwa se niba uzemera
ukazihara maze ugakurikira Yesu. ngira ngo twabonye ko mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika ndetse n'icyacu kirimo ibintu bigenda bigerwaho, amafaranga azagenda akurwa mu baturage. Ndetse uyu munsi tugiye kureba uburyo mu bihugu bitandukanye byagiye bishyirwa mu bikorwa, muri Bahamas, muri Nigeria, mu Bushinwa, mu Bwongereza ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ndetse n'ibyagiye bikorwa kugira ngo abantu bibone nta yandi mahitamo bafite, kuko amafaranga azakurwa mu baturage, inoti zizagenda zivanwaho. Kandi n'ubu twarabibonye ko banki nasiyonari igenda ishishikariza abantu ko yasobanuye ko ibiciro, ndetse n'abahanga mu by'ubukungu bagenda bagaragaza ko hakwiriye kugabanuka ibiciro byo koherezanya amafaranga hagati y'imirongo itandukanye y'itumanaho. Bityo rero nta muturage utazaba afite telefone ashobora kuzagera kuri iri faranga ry'ikoranabuhanga. Ariko nanone igitangaje ni uko iri faranga bavuga ko ntabwo ari ngombwa ko ugomba kuba ufite konti muri banki. Ibi nanone biragaragaza ko hari imirimo imwe n'imwe izata agaciro. Kuvunja no kuvunjisha nihaba hamaze kuba ifaranga rimwe, abavunjayi akabo kazaba kameze nk'akabakomvayeri, nyuma y'uko ikarita yo gukozaho ku modoka yaje, ku buryo shoferi aba ashobora gukora imirimo yombi. Reka rero mbasabe kugira ngo ubwo tugenda dusatira iherezo, mu gihe tugenda turushaho gukora imirimo iduteza imbere ndetse igateza n'igihugu imbere, tugende turushaho no gusengera igihugu ndetse n'abayobozi bacyo kugira ngo bayoborere munsi y'ukuboko. Mu by'ukuri leta yacu nta kidakora kugira ngo itwereke ibirimo biraba, babitwereka mu buryo bw'ishusho nziza, batwereka n'imbogamizi. Ibyo byose bigenda birushaho gukangura ku muntu w'umusomyi. Ariko nanone hari n'ibindi ahari badashobora kutubwira bitewe ahari nuko nta makuru cyangwa se bitegereje igihe cyabyo. Ndakwinginze rero kugira ngo ube maso kandi turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka abantu benshi bagiye bavuga ko ushobora kuzagaragaramo ibintu byinshi. Ari umwaka wa 27 ndetse n'indi myaka. Reka rero turebe ibyo abandi bavuga butumwa bagiye bavuga ku bijyanye n'ifaranga rimwe ku isi. Ifaranga rimwe ku isi n'uburyo ibihugu bitandukanye bigenda bibishyira mu bikorwa. Tugiye kureba Pastor Andrew Case, ibyo avuga we agenda agaragaza n'ubuhamya butandukanye. Iki gice kiri bwibande cyane ku bintu bigenda biba ahantu hatandukanye. Ndagushishikariza kugira ngo urusheho gufata akanya usenga ukurikira ibi biganiro, kandi ngushishikariza kugira ngo ubihe n'abandi kugira ngo birusheho kutwiteguza Yesu Kristo. Mbibutsa ko Yesu Kristo azaza asanga tugikora. Ntabwo tubujijwe gukora imirimo iduteza imbere, ntabwo dukwiriye guhangayikishwa n'ibizaba ejo, ahubwo tugomba gukora twiteza imbere, ndetse tukita no ku buzima bwacu, ndetse tugateza n'igihugu cyacu imbere. Ntabwo iki kiganiro kigambiriye gutuma abantu basa naho bagira ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo bakomere ku Mana bamenye kandi bayigaragarize n'abandi. Reka ngo ngusabe kugira ngo ukurikire iki kiganiro tugezuzwaho na Pastor Case, ndetse hari n'umuntu uri bugende asemura. Ndakwinginze rero kugira ngo tubikurikire twitonze, tumenye ngo turiho twerekeza he. Giye kuvuga ku by'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga, tunareba ibya ririya faranga rishya ryitwa Bitcoin, kandi tugomba gukora itandukaniro hagati ya rino faranga ryitwa Bitcoin ndetse n'iryitwa Bitcoin. Ngiye nanone kandi kuvuga
the money of the beast system, ku by'ingengamikorere y'ifaranga ry'inyamaswa ari ryo faranga ry'ikoranabuhanga ryitwa digital currency. there is an official person in the US government hari umukozi umwe muri guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika uherutse kuvuga mu magambo ye bwite ko rino faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kujya rikoreshwa mu by'ukuri ari inzira y'abakandamiza n'abadashaka umudendezo w'umutimanama bagambiriye kwifashisha kugira ngo bagenzure abaturage babashyire muri gereza yabo nshya yo kwinjira mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga gusa. kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga nicyo gikoresho cya nyuma gisigaye cy'aba bantu bagiye gushyira mu bikorwa kugira ngo babashe gukandamiza abatuye isi bose. This official person in the US government stated, uwo mukozi wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko iryo faranga rimwe ry'ikoranabuhanga ari cyo gikoresho cya nyuma cyo kugira ngo bafunge amarembo y'umudendezo n'ubwisanzure by'abantu. kandi ubu ngubu twamaze kugotwa. bene data, nimvuga gutyo bamwe bashobora kuvuga bati ariko Pastor Andrew Henriquez, ayo ni amagambo yawe bwite. well, this is someone from ariko ngiye kubereka mu mwanya uko byanatangajwe n'umwe mu bakozi ba guverinoma ya Amerika. nanone kandi ndaza kongera kuvuga ku byerekeranye na za mfunguzo 5 zo kurokoka ku bwoko bw'Imana, aho turi buze kugaruka kandi ku bya bwa buryo bwakoreshwaga kera bwo kugura no kugurisha. mbese kino nicyo gihe cyo kugaruka kuri ubwo buryo bwa kera? none se ubwo buryo bwa kera bwo kugura no kugurisha ni ubuhe? ubwo buryo ni ikinyuranyo cyuzuye n'ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwo kugura no kugurisha. mu minsi yashize we covered the medicine of the beast. twarebye ku by'ubuvuzi bw'inyamaswa, twarebye kandi no ku byo kugenzura kw'inyamaswa, We covered the mandates of the beast. tureba ku by'amategeko y'inyamaswa As we look ubwo twarebaga inzira zitandukanye ziri gukoreshwa n'iyi nyamaswa ikomeye ariyo bupapa bw'i Roma kugira ngo ibone uburyo bwo guhatira ibihugu byose gushyira mu bikorwa ikimenyetso cy'inyamaswa National Sunday law, ari ryo tegeko ry'icyumweru ku itegeko rya leta, itegeko rizarenganya abatazaryemera bose. kandi uyu mwanya noneho ngiye kuvuga mu buryo bw'umwihariko the money of the beast system. ku by'ingengamikorere y'ifaranga ry'inyamaswa. bene data, Bibiliya iratubwira ngo mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 ku murongo wa 10, ndetse bamwe bo muri mwebwe iryo somo muranarizi neza. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo for the love of money kuko gukunda impiya cyangwa amafaranga is the root of all evil. ari umuzi w'ibibi byose. none bene data, ubwo niba ufite umuzi, ubwo ugomba kuba ufite n'igiti, ugomba kuba ufite n'imbuto n'amashami. So what is the tree? none se ubwo igiti ni ikihe cyo gukunda amafaranga? What is the fruit? kandi ubwo ngubwo imbuto ni izihe zizera kuri icyo giti n'umuzi ari byo gukunda amafaranga? Well, it's going to be false worship. ibyo ngibyo bigomba kuba ari ukuramya gupfuye kw'ikinyoma. Follow me. nimunkurikire neza. Bibiliya iravuga ngo The love of money is the root of all evil. kuko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, kandi inkomoko y'ibibi byose ni Satani ubwe. none se icyo Satani ashaka ni iki? False worship. arashaka yuko abantu bose bamuramya, kandi ubwo ngubwo uko ni ukuramya kw'ikinyoma. murebe muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 10, aho yabwiye Yesu Kristo ati ibi bintu byose ndabiguha If you fall down and worship me. nupfukama ukandamya. ibyo ngibyo bisobanuye ko bene data, uko umuntu akomeza kugenda akunda amafaranga n'ubutunzi cyane, aba ari kujya mu murongo wo kuramya Satani. kandi igihe hariho amakuba mu bya politike ndetse no mu by'ubukungu, They say baravuga bati reka tubikemure duhereye mu buryo bw'amafaranga. ubwo rero uburyo bw'ifaranga ry'inyamaswa ari ryo iri faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kuyobora isi yose mu kuramya gupfuye, ariko kuramya ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche ku itegeko rya leta. ndatekereza ko ibyo ngibyo bisobanutse bene data. kandi nimwibuke iki ngiki, hari amagambo azwi cyane yavuzwe na Henry Kissinger avuga ngo nitugenzura ibiribwa tuzagenzura abantu, nitugenzura iby'ingufu tuzagenzura imigabane, kandi nitugenzura amafaranga tuzagenzura isi yose. now. mwite kuri iyo nteruro iheruka. ibi ngibi bihuye n'ibiboneka mu Byahishuriwe 13 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17. kandi turabizi neza uko iryo somo rivuga ko nta muntu uzemererwa kugura no kugurisha ataramya mu buryo bw'ikinyoma. ibyo biri mu Byahishuriwe 13. murashaka kongera kureba neza aya magambo ya Kissinger? reka nongere nyabereke. From top. yaravuze ngo nitugenzura ibiribwa tuzagenzura abantu, Listen. kandi nitugenzura iby'ingufu tuzagenzura imigabane.
ndetse nitugenzura amafaranga tuzagenzura isi yose. The world. Ngo ni isi yose bene data. Do you see it, my friends? Mbese murabibona nshuti, ibi bimenyetso by'imperuka biri imbere yacu. Noneho nimurebe ku bintu biri kuba mu Bwongereza. Their central bank, Banki nkuru y'icyo gihugu ariwe mutunzi w'isi wo muri icyo gihugu igiye gushyira ku mugaragaro ifaranga ryabo ry'ikoranabuhanga, iryo yise Bitcoin, rigomba gukoreshwa ku baturage bose. Mbese ibi ngibi murabibona? there it is. Beloved, I had to share this with you today. Ibi nagombaga kubibereka uyu munsi kugira ngo numve ko inshingano yanjye y'uyu munsi nyikoze. Hano baranditse ngo ifaranga ryitwa Bitcoin, Ubwongereza bwegereje cyane ishyirwa mu bikorwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Hano barakomeza ngo ububiko ndetse n'amabanki y'Ubwongereza bari kunoza gahunda yo kugira ngo abaturage bose babashe gukoresha ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga ryiswe Bitcoin mu cyimbo cyo gukoresha amafaranga afatika. Look at the two. Murebe ziriya ngingo ebyiri zanditswe munsi. Ingingo ya mbere iravuga ngo iyo gahunda igambiriye gushyiraho ipawundi ry'ikoranabuhanga bikozwe na banki y'Ubwongereza. Ingingo ya kabiri iravuga ngo bino bizagerwaho gusa ari uko abantu bose bafite uburyo bwo kubitsa bw'ikoranabuhanga binyuze mu gutanga amafaranga yabo afatika akinjizwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kandi ubu noneho bagiye gukora itandukaniro hagati y'ino faranga rishya ryitwa Bitcoin ndetse n'iryitwa Bitcoin. Nimubikurikirane neza. Now, the Bank of England has also stressed that this currency should not be confused with the cryptocurrencies. Banki y'Ubwongereza yavuze ko rino faranga ryabo rishya ryitwa Bitcoin idakwiye kwitiranywa na bwa buryo busanzwe bwo gucuruza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. The Bitcoin will be backed by the central bank and will read. Iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga ryitwa Bitcoin ryo rizaba rishyigikiwe na banki z'Ubwongereza mu buryo bwemewe kandi rizagumana agaciro karyo igihe cyose, ibintu bitandukanye cyane n'ariya mafaranga yandi acuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba yo agenzurwa n'abantu ku giti cyabo kandi agaciro kayo kakaba gashobora kugabanuka cyangwa kwiyongera umunsi uwo ari wo wose. All right. How many of you know? How many of you know? None se ni bangahe bo muri mwebwe bazi yuko ubukungu bw'Ubwongereza ari ubwa kabiri mu isi mu kwifashisha ikoranabuhanga cyane mu buryo bwo guhererekanya amafaranga? Murebe hano bene data, baravuze ngo It says Britain. igihugu cy'Ubwongereza nicyo cya kabiri ku isi mu kwifashisha ikoranabuhanga cyane mu bukungu bwacyo mu buryo bwo guhererekanya amafaranga. And anyone who studies history understand the role Britain played Kandi buri wese wiga amateka azi neza uruhare Ubwongereza bwagize mu gihe cy'imyaka y'umwijima, ariko by'umwihariko mu gihe cy'imyaka y'ubugorozi. Ubwo ndavuga cyane cyane mu kinyejana cya 17 n'ikinyejana cya 18. Murebe hano bene data, baravuze ngo ariko kandi Ubwongereza buracyari inyuma y'ibihugu bwakolonije mu gukoresha ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga, buri nk'inyuma ya Nigeria. I'll come back to Nigeria. Ndagaruka ku bya kino gihugu mu kanya. Buri kandi nyuma ya Bahamas ndetse na Jamaica muri gahunda igambiriye gushyira mu bikorwa ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Mbese ninde uri gusunika bino bihugu? The island Nka kino kirwa cyitwa Bahamas and the island of Jamaica. cyangwa se ikirwa cya Jamaica kugira ngo nabo bashyire mu bikorwa iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Hari ikintu kimwe cy'ingenzi ngiye kubabwira kandi nimucyumve neza. So once these nations, Bino bihugu byose nibimara gushyira mu bikorwa the money of the beast system, ubu buryo bw'ifaranga rimwe ry'inyamaswa, ikizaba gisigaye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika to squeeze zizahita zikora ku mbarutso and launch the national Sunday law, maze zigatangaza itegeko ry'icyumweru ku isi yose, kandi ibihugu byose bigakurikiza urugero rw'icyo gihugu, ndetse ntabwo bizatinda cyane. Mbese ni ukubera iki? Ni ukubera ko ibindi bihugu byose n'ibirwa byose nabyo bizaba byaramaze gushyira mu bikorwa ubu buryo bw'inyamaswa bwo kubafasha guhatira abantu bose kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa binyuze mu ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga rizaba rikoreshwa mu kugura no kugurisha. Ibyo ngibyo ni igihe gusa. Niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 9 kuri paji ya 11 amagambo avuga ko ibimenyetso bya nyuma by'imperuka bizihuta cyane. Barakomeje ngo more than 80% of the world's central banks amabanki y'igihugu arenga 80% ku isi yose afite gahunda yo gutangaza iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu bihugu byayo, ndetse ayandi yamaze kubishyira mu bikorwa. Ibyo ngibyo ntimubyibagirwe bene data. Kandi bavuze ko bimwe mu bihugu byatangiye kubishyira mu bikorwa ari ibihe. Bavuze ngo nka Nigeria. May I ask you a question? Mbese nababaza kino kibazo,
what is presently happening in Nigeria. Ni ibiki biri kuba muri Nigeria ubu ngubu? Ni bande bibuka ibyo twigeze kureba mu minsi mike yishize ku biri kubera mu gihugu cya Nigeria ubu ngubu? Niba utarakurikiranye icyo cyigisho cyangwa se ukaba nta mahirwe wagize yo kumenya ibyo ngibyo biri kuba muri icyo gihugu, ndongera mbikwereke mu nshamake. Dore nuko nguko bimeze. Baravuze ngo banki y'igihugu ya Nigeria iri muri gahunda yo guhuza ifaranga ry'ikoranabuhanga hamwe n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. And by the way, what we learned, ndetse ikindi kandi nuko mu byo twize hamwe n'ibyo twarebeye hamwe nuko igihugu cya Nigeria ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage benshi cyane. the largest. Nicyo cya mbere muri Afurika gifite abaturage benshi. Niba rero bino bashobora kubikora mu gihugu gifite abaturage benshi bangana batyo nka hano muri Afurika, bashobora no kubikora mu isi yose ndetse no mu bihugu bidafite abaturage benshi. Reka tugaruke hano ku byo twarebaga. Ndetse n'abantu bari gushyirirwaho umubare ntarengwa w'amafaranga bagomba kubikuza. Hano haranditse ngo imashini za ATM muri Nigeria ziri kubuzanya kubikuza amadolari arenze 45 nk'uburyo bwo gukangurira abaturage bose kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Nta ngufu za esanse zo gukoresha bafite kandi nta n'amafaranga afatika bafite. Reka tubanze tubirebe mu buryo bw'amashusho, ndagaruka nyuma. Listen. Nigeria's push to replace its paper money with newly designed currency notes has created a shortage of cash, leaving many unable to buy what they need. Nigeria iri gusimbuza amafaranga afatika amafaranga y'ikoranabuhanga, kandi ibyo biri gutuma amafaranga afatika abura cyane mu bantu, bigatuma abantu benshi badashobora kugura ibyo bari bakeneye byo gukoresha. New Naira notes being hard to get, the central bank had to extend the deadline to turn in old ones. Inote n'ibiceri bifatika ntabwo bikiri gupfa kuboneka, kandi banki nkuru y'igihugu yashyizeho itariki ntarengwa yo kuba abantu bose bafite amafaranga afatika bagomba kuzaba bayagejeje mu mabanki yose bakoresha kugira ngo babone uko batangirana n'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga. The queue here is very much because other banks. Amafaranga afatika turi kuyabura cyane, kandi tukibaza impamvu amabanki ari gukora gutyo. The ATMs are not working. Ibyuma bya ATM byanze kuduha amafaranga, Even when you walk into the bank, they will tell you they are not giving that money, that they don't have the cash. kandi niyo ugiye kuri banki bari guhita bakubwira yuko batagishobora kongera kuguha amafaranga afatika. Bari kukubwira bati nta mafaranga afatika dufite. So it seems as if this is the only bank that. Ubwo rero biragaragara yuko ano mabanki atagishaka kongera kuduha amafaranga yacu twabikijemo. Nkanjye ubu nk'urugero nta kindi cyo gukora mfite, ntuye muri kano gace kandi ino niyo banki yonyine yabashaga kuduha amafaranga. None ibyuma bya ATM byayo ntabwo bikiri kuyatanga, kandi n'abakora mu mabanki batubwiye ko batazongera kuduha amafaranga yacu afatika. So it's all. Ubwo rero bino bintu byose bifite umugambi wo kuyobya. What's happening? None si n'ibikiri kuba muri Nigeria nk'ingaruka y'ibi ngibi? Nimurebe hano. Mbese muri kubona ibiri kuba? Ni amage gusa. Ni imyigaragambyo n'amakuba, cyane cyane mu mijyi. Ni uko nguko bimeze nshuti. Reka twongere turebe ibi ngibi twihuta. We are really having some problems because most Dufite ibibazo byinshi hano bitewe n'uko abaturage benshi cyane ntabwo bagishobora kubona amafaranga yabo afatika nk'uko byari bisanzwe mbere. I have no time. Nta gihe kinini mfite. Mu nshamake bino ni ibiri kuba muri Nigeria, kandi bamwe bagiye bavuga ngo ibi ntabwo bishobora kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se niko bimeze koko? Nimukomeze murebe hano. I was in the bank since around 6:30. I went to Nahereye mu gitondo ndi ku murongo, ariko iyi banki yanze kuduha amafaranga yacu. Ino niyo banki yonyine dufite hano, none bari kuvuga ngo nta mafaranga bafite afatika, kandi nta n'imashini n'imwe irimo kuduhereza amafaranga yacu. Ibintu byonyine bari kutubwira ni ibi ngibi, ngo nta mafaranga na makeya ahari. All money, right? Ngo amafaranga yose nabo bayabuze, kandi banki nkuru y'igihugu yatangaje ngo abagifite amafaranga yose yari asanzwe afatika agiye gutakaza agaciro kayo ahinduke nk'ibipapuro, abaturage niba bo batarayasubiza mu mabanki ku itariki ntarengwa mu gihugu hose. Ubwo rero ngo nuba ugifite amafaranga wabitse, wenda se ari mu kabati kawe cyangwa munsi y'igitanda cyawe, itariki ntarengwa nirenga ukiyafite azaguhindukira nk'ibipapuro. Bati rero mwese nimuzana amafaranga yanyu afatika kugira ngo tubahe ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga. Ubwo rero mu byumve neza ko ibi ngibi byose bifite umugambi biri inyuma. Nimwumve uko bimeze. Ziriya mashini za ATM ntabwo zikiri gutanga amafaranga, kandi ibyo byose bishingiye ku kinyoma. Icya kabiri, ngo amabanki nta mafaranga gifite yo guhereza abayahabikije. Ubwo noneho ku bwa bino ibi ngibi birabashobokera gutangira gushyira mu bikorwa iyi gahunda yabo y'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Ubwo rero biraje bene data, iyi ni gahunda y'ifaranga ry'inyamaswa.
Now watch this. noneho nimurebe ibi ngibi. Hano baravuze ngo igihugu cya Bahamas cyahindutse igihugu cya mbere mu gutangirana n'ifaranga rigezweho ry'ikoranabuhanga mu mwaka wa 2020, kandi Nigeria na Jamaica byahise bikurikiza urwo rugero. None se bimeze bite kuri cya gihugu icyorezo cyaturutsemo? And remember, my friends, Kandi mwibuke bene data ko icyo gihugu cy'Ubushinwa the people abaturage baho bari mu kugenzurwa gukomeye gukoresheje ikoranabuhanga. Ubwo rero bino bikwiye kukubwira ku bigiye kuba. Iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga rigambiriye kugenzura abantu cyane no gutuma bategekwa mu buryo bwuzuye uko bagomba kubaho. Niba kandi ibyo ngibyo utabyibuka, reka mbikwibutse. Ubu papa mu mezi make yashize bwavuze ko that China igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu gishyira mu bikorwa amahame ya Kiliziya Gatolika y'icyiza rusange. Ibyo ngibyo biracyahari. Mbese turi kumwe? None bino ni ibiki biri kuba mu isi yose? Nimubimenye neza kuko biraje no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimurebe hano bene data amagambo y'ubururu. Haranditse ngo Amerika n'ubumwe bw'Uburayi nabwo bafite gahunda yo gushyira mu bikorwa rino faranga ry'ikoranabuhanga mu buryo bwuzuye. Muribuka kandi ibyo twarebye mu minsi mike ishize, aho abayobozi bakuru batandukanye b'amabanki bavuga ko igihe cyiza cyo kubishyira mu bikorwa, bavuze ko bazatangaza ibyo ngibyo mu ijoro isabato yatangiye. Noneho nimwumve ibi ngibi. The United Kingdom is preparing to join the growing list of nations which are rolling out digital currencies. Ubwongereza buri kwitegura kujya ku rutonde rw'ibindi bihugu biri gushyira mu bikorwa ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Abayobozi batandukanye b'Ubwongereza bagaragaje impamvu ibyo ngibyo ari byiza kandi basabye abaturage kutabigirira amakenga. The digital version of the pound will be known as the Britcoin. Ipawundi rishya ry'ikoranabuhanga rigiye kuzaba ryitwa Britcoin. Igihe cyo gusaba abaturage bose kuba bamaze gutangirana n'iryo faranga rishya ntibigomba kurenza iyi myaka 2. Icyo gihe cyatangiye kuva banki nkuru y'Ubwongereza itangaje ko igiye kuzajya ikoresha gusa ifaranga ry'ikoranabuhanga. Iryo faranga rizajya ribikwa gusa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kandi amafaranga afatika ntazongera gukoreshwa. Friends, you are going to see that this is a great sinister plot. Bene data mugiye kuzabona neza ko bino bifite umugambi ukomeye cyane mubi ubiri inyuma. Nimumenye neza ibi ngibi. Imwe mu mpamvu ituma bavuga ko abantu bose bakwiye gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga ni uko bavuga ko amafaranga afatika yibwa mu buryo bworoshye bitewe n'abagizi ba nabi n'abajura baba mu bantu. Ubwo rero bari kuyagaragaza nabi kugira ngo bumvishe abaturage bose impamvu ari ngombwa kuyatanga. Ngira ngo mwene data niba wakurikiye neza, ngira ngo wabonye ko ahubwo Nigeria yatanze n'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bikomeye gushyira mu bikorwa iyi gahunda yo gukura amafaranga mu bantu. Niba wakurikiye neza, ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2023 niho batangaje ko amafaranga y'inoti n'ibiceri agomba gusimbuzwa amafaranga y'ikoranabuhanga. Ngira ngo mwabonye uburyo banki zikoresha zivuga ko nta mafaranga zifite, abantu bagomba kuzana amafaranga bari bafite bakabaha ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ibyo byabaye muri Nigeria, natwe nibyo tuzagenda twegereza. Ahari twebwe nka Leta y'u Rwanda irebera abaturage ishobora kuzabikora mu buryo ahari bugize, ariko umuntu mu buryo yenda bw'amahoro, ariko mu buryo busa naho abantu bazagerageza gusa naho baresista cyangwa se banga gushyira mu bikorwa aya mabwiriza, bazibona amafaranga yabo yataye agaciro nk'uko twabonye muri Nigeria. Ngira ngo ikindi tubona nuko za ATM muri Nigeria ntabwo zigeze wajyanagayo ikarita wayishyira muri ATM ntiguha amafaranga. Ngira ngo twabonye ko nanone muri Nigeria banki byarangiye habayeho imyigaragambyo ndetse bagaca n'urugi rwa banki, ariko n'ubundi amafaranga ntabwo bari kuyabona kubera ko bigaragara ko ni gahunda igenda ishyirwa mu bikorwa. Ikindi ni uko ngira ngo mwabonye ko mwumvise ko hariho gahunda y'uko banki zizagenda zitangaza. Ubwo byari muri 2023 kandi ubu tugeze muri 2025. Bivuga ngo ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda binyujije muri BNR mubona ko batangaje ko hari ifaranga ry'ikoranabuhanga. N'ibindi bihugu bizagenda bibishyira mu bikorwa kugeza ubwo nta muntu uzaba ugifite amafaranga ye mu ntoki. Uzashaka kuyagumana aya
amadolari n'amapawundi n'ibiki, ngira ngo twabonye ko Ubwongereza bwo mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 2 2023 nabwo banki yaho yatangaje ko hari Bitcoin bitandukanye na Bitcoin, bo ni Bitcoin, ngira ngo mwabyumvise uko bagiye babivuga ko hari ifaranga ry'ikoranabuhanga ryasimbuye cyangwa se ipawundi ry'ikoranabuhanga rigomba kwifashishwa, maze abantu bose bafite amapawundi y'inoti cyangwa se y'ibiceri bagomba kuyatanga kugira ngo babashe kugura no kugurisha. Ariko ikindi kintu twagiye tubona, ngira ngo mwabonye ko abantu bazagenda bagaragaza bazaba bategetswe gukoresha amafaranga runaka ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Bashobora kuvuga ngo kuri konti yawe uyu munsi uri bukoresha amafaranga ya nayo, cyangwa se bakakubuza no kuyakoresha. Ari nabyo bigenda bitwereka ko kugura no kugurisha ari ibintu bizaba byoroshye kubikontorora igihe amafaranga yawe bazaba bafite mu ikoranabuhanga. Ngira ngo rero ibi ni ibintu bitandukanye, hari ikindi gice tuzakireba ubutaha, ikiganiro cyaba kigiye kuba kirekire. Reka mbasabe kugira ngo turusheho kuba maso kandi tumenye aho isi yerekeza. Bivuga ngo rero ibintu biza ari gahoro gahoro babitangaza, ubundi bikagenda bishyirwa mu bikorwa nk'uko tubibona. Tuzakurikira ikiganiro ubutaha. Reka mbifurize ibihe byiza kandi n'imyiteguro myiza. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Tuzakurikira ikiganiro kizakurikira ubutaha, kandi ndakwifuriza kugira ngo ukomeze gushishikariza abantu benshi, usharinge kugira ngo abantu babe maso, kandi turusheho gusenga twitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka. Ibyo mbifuriza mu izina rya Yesu.